uyu mukobwa wacu twinjire muri Madedere Dusenge Crenia, dosiye y'urubanza cyangwa se dosiye yabaye mu buryo bwumvikane. Urebye nuvuga ngo habaye mu bwumvikane n'ugatanye yumvikanyeho ntago umwe wenda yareze ngo arege undi, ahubwo barumvikanye hakora byagenze kwa Ingabire Olivia na Neme Platini. N'amasezerano y'ubwumvikane ku butane, niko dosiye ifite umutwe uvuga. Amasezerano y'ubwumvikane ku butane. Okay. Ngo ni gatanya yumvikanywe mu yandi magambo. Hagati yande nande rero? Hagati ya Dusenge Crenia mwene tutari buvuga amazina, barizwa mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Gatenga, akagari ka Gatenga, mudugudu wa na telefone ziriya na Ngironsanga Innocent. Ubwo ni umugabo we no utuye mu murenge wa Gatenga, we ni mu karere ka Kicukiro. Okay. Twemeranyije ibi bikurikira. Icyambere ko twabanye nk'abashingiranywe imbere y'amategeko kuva kuwa 17 z'ukwezi kwa gatandatu 2017 ku murenge wa Kimironko, ariko umubano wacu tukaba dusanga utagishoboka bitewe n'impamvu zacu bwite, bityo tugahitamo gutandukana mu buryo bukurikije amategeko, cyane ko tumaze imyaka irenga 2 tutabana. Iyo ni ingingo ya mbere. Imyaka 2 yamaze batabana. Nk'umugabo n'umugore babyemeje, basezeranye, bemeje ko bashaka gutandukana kubwumvikana. Yego. Ingingo ya kabiri, mu mibanire yacu dufitanye umwana umwe witwa Kuriya wavutse ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa mbere 2019, bityo tukaba twarameranyije ko umwana azakomeza kurirwa na nyina nkuko n'ubu ari we umufite, cyakora se w'umwana akagumana uburenganzira n'inshingano za kibyeyi ku mwana, ku buryo yemerewe kumubona, kumusura, nawe agasurwa n'umwana ndetse agatanga ibimurera uko ashoboye. Abantu bo nibura kubw'amahire barabyaye, bo bafitanye umwana nagari nk'ababana na dosiye. Okay. Abashingiranywe umwana nagafite imyaka ye yavutse na 19 ku itariki ya 8 z'ukwa mbere, rwahita bumva imyaka bose sine. Dukomeze ni 5 irengaho ukwezi kumwe biterwa n'amezi ndako ni 5 irenga 5 izuzura ku ya mbere kwa 8 kuko yavutse na 19 yavutse na 19 mu kwa 8. Okay. Indi ngingo iravuga ngo abashingiranywe nta mutungo bagabana muri aya masezerano ku bijyanye n'ibikoresho byimukanwa, buri wese azagumana ibyo akoresha kuko tutari kumwe. Uretse gato anga gasubiremo, abashingiranwe nta mutungo bazagabana muri aya masezerano ku bijyanye n'ibikoresho byimukanwa, buri wese azagumana ibyo akoresha kuko tutari kumwe. Ubwo no kuvuga ngo umutungo utimukanwa ntawo bafitanye. Ingingo hano nta birimo. Hano n'ibikoresho byimukanwa buri wese azagumana ibyo afite. Kuko umva amarizo imyaka 2 batabana n'umuntu. Haje imodoka niyimukanwa. Irimukanwa ariko urumva ntabwo bazayigabana. Kandi bitunze n'umugore. Baroroheranye. Ingingo ya 4 iravuga ngo mubagiranye amasezerano nta wemerewe kugira icyo akurikirana kuri mugenzi we, yaba ku mitungo n'ibindi byemezo bye nyuma y'aya masezerano, mu gihe hategerejwe icyemezo cy'urukiko rufitiye ububasha. Hano nagasubiramo cyangwa tukumve neza. Mubagiranye amasezerano nta wemerewe kugira n'umugore n'umugabo nta wemerewe kugira icyo akurikirana kuri mugenzi we, yaba ku mitungo n'ibindi byemezo bye nyuma y'aya masezerano, mu gihe hategerejwe icyemezo cy'urukiko rubifitiye ububasha. Uvanga icyemezo cyose yafata ntayemerewe kugira ikintu kivugaho. Nuvanga ashaka undi mugabo cyangwa undi mugore. Abagiranye amasezerano bemeranyije ko iyi nyandiko igomba gushingirwaho mu gutanga ubutane n'izindi ngaruka zibushamikiyeho. Izo ngaruka ze nizi imitungo kuba yashaka umugabo cyangwa agashaka umugore, bamaze imyaka 2 batabana. Imitungo itimu nako yimukanwa, bizo kwese azasigana ibyo afite. Urubanza rwabereye mu karere ka Gasabo, hari akibagabaga mu rukiko rw'ibanze n'undi rwa Gasabo nyine ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa 7 2024. Nejo bundi uzasomwa ku itariki 30 z'ukwa 7 2024 saa 9 z'igicamunsi kuwa kangahe rero rw'ibanze rwa Gasabo. Ubwo ni kuwa 4 no kuwa 3. Izo ngingo ndumva ari izo ngizo. Ingingo ya mbere ivuga ko
ibyo bemeranyije ko twabanye nk'abashyingiranywe imbere y'amategeko kuva ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa gatandatu 2017 ku murenge wa Kimironko, ari ku mubano wacu tukaba tudasanga utagishoboka bitewe n'impamvu zacu bwite. Hari impamvu zabo bwite, iyo ni ya mbere, bityo tugahitamo gutandukana mu buryo bukurikije amategeko, cyane ko tumaze imyaka irenga 2 tutabana. Igwi ni ya kabiri. Iyi ni ingingo ya mbere. Nyiri ubwo bine mu bituma bashaka gutandukana. Bamaze imyaka 2 kandi bafite impamvu zabo bwite batifuje gushira muri manza cyangwa se mu nyandiko z'urubanza. Impamvu ya kabiri, mu mibanire yacu dufitanye umwana umwe witwa Kuriya wavutse ku itariki 8 z'ukwa mbere 2019, bityo tukaba twaremeranyije ko umwana azakomeza kurirwa na nyina nk'uko n'ubu ari we umutima ufite. Mwe myaka ibyo sobamaranye ni wari ugifite n'umwana. Cyakora se umwana azagumana uburenganzira n'inshingano za kibyeyi ku mwana ku buryo yemerewe kumubona, kumusura, nawe agasurwa n'umwana ndetse agatanga ibimurera uko ashoboye. Ubwo ni ukuvuga indezo n'iki byose azakomeza kubitanga uko ashoboye, ntabwo ari itegeko. Nuko ashoboye. Ari nka bya bindi by'ibihumbi 200 n'undi akemera 30. N'abandi umugore ameze neza, undi yabyikorera. Ameze neza. Undi yabyikorera. Ariko nyine umugabo nyine agomba kugira inshingano kuko nago umwana n'uwabo bose. Umugore we babuhagije cyangwa se umupapa wenyine babuhagije, akeneye ubushobozi bwabo bombi cyane ko bose bamwemera ko ari uwabo. Byose agomba kubikoraho cyane no kumusura byemerewe, nawe akamusura biroshe cyane. Abangaba barumvikanya. Ndumva ari ikibazo kinini kirimo kuba byagira, ahubwo ntabwo gatubise gafite gatanya. Numva baye n'amakuru dufite. Mbuye kuzana dose. Numva noneho bazi ko benshi bazi ko China singo. Oh yes. Nawe kandi uri muri abo. Ndanahadaringana. Nje nazo nashaka bimaze. Nubwo zakomeza ugerageza amahirwe. Cyane ko ngo ikibazo cyose yafata. Nta ngaruka bwo kubaza ngo we kuki washatse umugabo tutaratandukana. Mushatse kugateza. Gerageza rero. Afite imodoka ze. Ubushize muri interview yatanze ahangaha yavuze ko yakimera gukundana n'umusore atwara mu modoka. Ubwo ni wowe yavuga. Utayifite ni wowe. Njyewe se mfite igare man. N'amano kuranyonga. Azagira iki? Papa wanjye yantwaye igare. Ngonge ndiryaho umunyenga. Nk'ahantu bayisubirikiza rero se kugira none se amano kuranyonga cyangwa ufata fe. Njyewe nsara igare itamanuka. Utanga umunyenga se? Umunyenga. Aya. Ariko harigendereza umuntu akaritwara. None se igare yazajya rishyira mu modoka cyangwa uzajya? Ndabizi se nyine kuntu bizagenda. Kandi umutingo wanjye umukanwa ntabwo mwagabana nawe. Ntabwo twawugurisha rero baragoye cyane. Christopher afite indirimbo yitwa ngo Wa Rukundo we, urayizi? Wa Rukundo wakonje cyane. Izundi ubona biterwa n'iki ko na Jennifer Lopez byaraze. Nta kantu na gato yiziho. Uruva indirimbo ya Christopher maze imyaka 5 isohotse. Kandike kuvukira hejuru. Wa Rukundo we kwakonje kabaho we, ndabizi ko unyumva, egera komeza egera hino tugane. Ese waba komeza ino ndirimbo. Ushe twumvise ngo bakura araparole mu bipfunitse birazanye. Abakwiringiye tumuhanga ipfunitse kuri izindi. Usigaye wihuriza umuntu n'ibintu. Uze kumara ibyawe. Abangaba ntago bahujwe n'ibintu. Ntago bahujwe n'ibintu. Oya ndimo navuga indirimbo ya Christopher. Akore barabana. Ndirimwe n'abaherwe gusa cinkoni zamba. Uze kumva indirimbo ya Christopher yitwa Ndayizi man. Wakonje. Ndayizi cyane. Nusi Maride ariko nta kibazo afite. Afiyo yabayeho neza. Afite buri kimwe. Uyu mutipa muhoyi. Yarona kuri gatanya bumvikanyeho. Urabona ni impamvu zabo bwite. Jije zindi umugabo yataye urugo. Umugabo yataye urugo aragenda. Imyaka urabona ko maze imyaka 2 batabana. Imyaka 2 yose. Ibyo ubwo igikurikira wowe ni wowe ugomba gutohoza ibirenze kuri dosiye y'urukiko. Ye nazanye dosiye ubwo ndashaka ibirenga ikizimano. Hiwi matederi dis. Nyamva rero akayirata.
we gatanya niyo mpamvu abwira Dinga ati Zingana. wowe n'ubukwe buba biteye ubwoba yabyo biteye ubwoba reba nawe gatanya zingana n'ubukwe buba uteye ubwoba ubwo ni urukundo yabwiraga Christophe ni nyamwe none uko bimeze tumaze gutaha ubukwe bungahe muri iyi minsi si bubiri harya bubiri yego tumaze mu byamamare muri uno mwaka uko twatashye muri uyu mwaka mu kwa 12 twatashye bwa DBN uyu muri mwaka gusa uravuga uno mwaka turimo katutubiretse ku mwaka watangiye ubwo twagiyemo Kiramani ibyamamare Kiramani ntitwagiyemo nubwo mwaka se Kiramani uyu mwaka Kiramani twarabutashye imiseko yiruka Muyango we ntitwabutashye Muyango si bwabaye ubu ngubu so uyu mwaka Muyango uyu mwaka wibi kandi ari njye wabaga uri imbere n'uyu mwaka uko byagenda kose ntabwo bwarenga bune tumaze kubona gatanya zingahe ni ukuvuga ngo n'eshatu sese oya ni ebyiri ariko Muyango ni ku itariki 7 z'ukwa mbere 2024 okay bakoze ubukwe ndabyibutse Kiramani yakoze ubukwe no mwaka Clement yakoze ubukwe no mwaka umwe waririmbanaga na diplomate yitwa Young Junior yakoze ubukwe no mwaka ahubwo ni byinshi rero ntabwo gatanya zingana n'ubukwe rero undi ninde harundira ajya uragiye mu murenge ninde DJ washatse DJ ukora kuri flash umwe washatse urumva rero Christopher ratubeshye ntabwo gatanya zingana n'ingo ziranga ziba kuba nshaje tumaze kubona wenda ubukwe katuvuge bune gatanya tumaze kubona ebyiri gusa urumva atari win ntabwo ari win ni ebyiri kuri kane mujibumba ari byo kimwe cya kabiri ntabwo bingana ntabwo bingana rero ntibibatera ubwoba rata sibyo bakobwa beza oya n'ingo zimeze neza zihari ni nyinshi cyane okay rero nibibatera ubwoba ngo kanaka byanze kandi byanakwanga akugira ngo ubuzima burakomeza bitameze neza no Simon Ledrin yarameze neza urabona kuna asa neza simwe abanyamafoto kuri YouTube urabona kuna asa neza she is beautiful onyinye ramubona ariko niba amafoto wowe she is beautiful ngo mu mwaka wa 2022 ushyira 2023 inkiko z'u Rwanda zemeje gatanya za burundu 375 ku bashakanye mu buryo bwemewe n'amategeko 375 ku bashakanye mu buryo bwemewe n'amategeko Jesus ndumva nta kuntu tuba tutagize akamadederi ndaza kumuvugisha nuko ngo atari bumvugisha kuko imaze kujya hanze icyo kibazo ngo tubaye abanzi tubaye babiri tubaye babiri kubera iki yajya uryo ngiye kumubaza disi ariko ndemeza kwashyira ahantu tubwice Diamond Platnumz ngo ni muhanzi wa